imwe ikamwa litiro 60 imwe, bahinga ku buso bungana na 30%, barajya bagahaga bagasagurira Uburayi na Amerika. Niko Imana yavuze ngo uzajya uhage. Ni igihugu c'amata n'ubuki nubwo ari mu butayu, kubera ko niko Imana yavuze. Umva rero akaga kabayeho, bagezeyo bahinze imyaka 6, n'uwa 7 barawiyongeza, bica isabato, bica amasabato imyaka 400. Imana irabihanganira, buri gihe cyose yabatumaho bakanga kumva icyo Imana ivuganye nabo. Umuzigihe cyakurikiye ni icubunyage bw'imyaka 70. Hano nta maka twajya. Imana niguha igihe cyiza ukagikoresha nabi, hazakurikiraho ubunyage. Imana niguha amafaranga ukananirwa kuba uwo kwizerwa kuri ibi, amafaranga n'umushitsi arari wawe ejo akazararira abandi. Ubutunzi bwitera amababa bukaguruka, n'ubuto buzagenda n'ibindi. Ukwiye gukoresha amahirwe yose ufite. Hari igihe ujya kwaka umuntu serivisi ugasanga ari kuri WhatsApp cyangwa kureba movie, agahita kureba ni seseme. Kandi iyo ntebe yicayeho hari abanyarwanda nk'igihumbi bayicaraho bakabikora neza. Igihe cyawe nutagikoresha neza ngo uhe serivisi abaturage nziza, abakugana ngo bakire neza, Imana izagusimbuza. Ukwiye kubaho nta mutima ugucira urubanza, kubera ko aha turaho ari abandi, ndabizi neza. Igihe cyabo kirarangira, natwe duha igihe cyacu cyo kuhaba, tuzahava. Nta mahitamo dufite, tuzahava haza abandi. Ibi ntabwo wabibwira urubyiruko, kubera ko bazi ko bahari imyaka yose. Wapi, ni imbaraga z'ubuto zibashuka. Dawidi Imana yamuhaye ubwami, yimitswe 3 nk'uko nababwiye. Hanyuma amaze guhaga arasambana. Asambanye, Imana iramubwira ngo ibintu ukoze ntabwo bizi, wowe wabikoze wihishe, genza bikwitura ku manywa. Hashize iminsi umuhungu we Amunoni ahita akinda Tamari, amufata ku ngufu. Ibaza abana 2 b'umwami bakoze ayo marorego, kandi kwa Dawidi. Ntibyakiraho, umuhungu we Abusalomu amwigomekaho. Amwigometseho baramubwira ngo kugira ngo wemeze soko naho mugihurira, ujyamane n'abagore ba so ku gasozi saa 6 z'amanywa. Dawidi abyumvishe ahita afata umukungugu awutera mu mutwe, azamukira kuri Elayono, aminuka inyuma arahunga. Yihaniye mu buhungiro, ubwami yabwambuwe, abwambuwe n'umwana we. Kubera ko Imana yamuhaye umugisha arawusinda. Reka mbabwize ukuri, kuba pastoro, kuba bishop, kuba apostle, kuba archbishop n'andi yose bagenda bazana biroroshe, nta kintu nijoro rimwe. Ariko aho hantu kure wageze, aho hantu wageze, niba utaremereye Imana ngo igutunganyirize imirimo myiza yose, ahantu hose utubatse neza hazahita hagaragara. Kubaka urugo si umugisha. Nugera mu rugo ahantu hose hatubatse neza imbere muri wowe. Nge nashatse nkijijwe, ndi umurokore mwiza pe. Hanyuma Imana impa umugore mwiza nawe w'umurokore. Ariko nibwo namenye ko Desire nuzuye ibikomere imbere n'inyuma. Narajya mu rugo numvaga ndi umuntu mwiza, aho nubakiye urugo nibwo namenye ko nakomeretse ahubwo cyane. Imana izaguha urugo, humura. Ariko nugerayo utarakoresha igihe cyawe neza, cyane fiançailles, kuko fiançailles abantu bavuga ubusa, bahura bose bahumeka gahoro, nta ureba mu maso y'undi, bavugana imitoma, abahungu bandika message nka 20 ku munsi, ukagira ngo niko bizakomeza, uzumikwa.
nugera mu rugo nibwo uzamenya ahantu hose wubatse nabi. Ukwiye gukoresha igihe cyawe mu nzu y'Imana kugira ngo Imana ikubake neza. Bahumeka gahoro. Fiançailles igizwe n'ikinyoma 100%. Reka mbabwize ukuri, iki nico gihe cyawe kugira ubwira Imana ngo Mana, ayi Imana undondora umenye, werekana uko ndi kose, ntifata uko ntari, undondoreye umutima. Ukwiye kwicara ukibwiza ukuri. None se reka nkubaze, niba ubu ngubu udashobora gutanga icya 10 wabonye 1000, ubu uzagitanga wabonye miliyoni koko? Mushumba, mubwire inkuru itanejeje, abakristo 80% bose bagica 10. Abakristo 80% bose bagica 10. Niba ugira ubugugu utazi kugirira abandi neza, ugifite biki, nubona byinshi nibwo uzatanga. Wakoresha igihe cyawe neza. Niba utazi kuvugisha ukuri uyu munsi ukiri muto, umunsi bakugize siwo, nibwo uzavugisha ukuri, cyangwa ikinyoma kizahita cikuba. Niba ugira ishari ku myaka mike nk'iyo ufite, hanyuma se niba warananiwe kubabarira waguhemukiye ubu ngubu, waguha amafaranga wahita umuhitana, ndabizi neza wamwica. Iki nicyo gihe cyawe. Nutakoresha igihe cyawe neza, igihe kizakurikiraho ni inka zinanutse zimiri zibyibushe. Aha hantu niho haba ubwenge, hano mvuze niho haba ubwenge. Yosefu cyamuhaye akazi ni iki? Baravuze ngo twakurahe undi muntu w'umunyabwenge ushobora kujera neza iby'Abanyegiputa, akazabasha guhunika kugira ngo igihe cy'inzara kizasange tumeze neza. Uzi ko Yosefu yagaburiye abantu mu bihugu 120. Hanyuma habaho igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura. Nagira ngo mbwire abantu twahuriye hano, iki nicyo gihe cyawe cyo gukizwa. Wibishire ejo. Twagiye gusura umuntu ku bitaro, hanyuma turamubwira ushobora kwakira Yesu nonaha. Aravuga ngo ntabwo ndi bubikore, ngiyewe nakoreye Satani, nzamukorera kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma. Dusoze tugeze ku muryango, mu minota 5 gusa ahita arapfa. Iki nicyo gihe cyawe cyo gukizwa. Iki nicyo gihe cyawe cyo guhinduka ku ngeso za zindi zose zakunaniye. Iki nicyo gihe cyawe. Iki nicyo gihe cyawe cyo gukira ibikomere. Kimwe mu bintu bisenya amatorero, kimwe mu bintu byangiza umurimo w'Imana, kimwe mu bintu bisenya ingo n'ibikomere bitavuka. Iki nicyo gihe cyawe cyo kumenya ko Yesu mu byo yasigiwe harimo no gukiza umutima ukomeretse. Iki nicyo gihe cyo kubabarira abaguhemukiye kandi batagusabye imbabazi. Kubera ko waguhemukiye ushobora kutazongera guhura nawe. Hanyuma iki nicyo gihe cyo gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Iki nicyo gihe cyo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ntitumukundira imigati aduha, tukamukundira ubugingo buhoraho yaduhaye, hakaziyongeraho imigati inyuma. Iki nicyo gihe cyo gusengana umutima wose. Uzi ko ubu turi 45. Ubu ndamutse ntumiye inshuti zanjye nkababwira ngo ejo muzaze tujye 3:00 za mu gitondo, baza cyangwa ntibaza? Ariko babwiye ngo muzaze dusenge, bakwisanga uri wenyine. Beneda, ibintu Imana izakorera itorero, ibintu Imana izakorera igihugu, ibintu Imana izakorera imiryango yacu, ibintu Imana izadukorera ni par rapport yuko dusenga. Mu gihe abantu bari bagifite umwanya wo gusenga,
nabonye imbaraga z'Imana zigaragaza umuntu yinjira mu rusengero ahari umudayimoni wese akavuza induru. Nabonye abantu baza mu kibanza cy'urusengero bafite abazimu bakabakubita hasi. None tugeze igihe dusengera umugwayi tukamukubita Bibiliya mu mutwe ntakire. Habaye ni imbaraga zadushiranye, ni paraporo y'uburyo twegera Imana, bingana n'uburyo twegera Imana. Sindenganya Imana, ibyo yampaye birangana n'ubwizerwa mfite. Hanyuma nimba uwo kwizerwa kurutaho izanyongera ibindi. Ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro iteka aramfata. Iki nico gihe cyo kubaka ubusabane n'Imana. Iki nico gihe cyo kwizera ijambo ry'Imana, kubera ko ubuyobe buri hano hanze aho ni bwinshi kuruta uko mwese mubitekereza. Niba utazi ijambo ry'Imana buzaguhitana. Iki nico gihe cyo gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Iki nico gihe cyo gukunda abandi nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda zico bivuze ni ukwigurira umwenda ukibuka ko ari undi muntu uwukeneye. Ni ukwigurira fanta unyotewe ukibuka ko ari undi muntu unyotewe. Ni ukwibwira neza ukibuka ko ari undi muntu ukeneye kubwirwa neza. Ni igihe bagusura ukibuka ko ukwiye gusura undi nawe, kandi ukabakunda ku kigero wikundaho. Hanyuma iki nico gihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Isi ituwe na miliyari 8. Abantu bamaze kumva izina rya Yesu byibuze rimwe mu matwi yabo ni miliyari 2. Muri miliyari 2 ama eglise evangelique ni miliyoni 500 gusa. Turacafite miliyari 6 batarumva Yesu habe n'umunsi umwe. Amatorero yo mu Rwanda yabyawe n'abamisiyoneri, ntitugira misiyoneri n'umwe. Kandi dufite imyaka irenga 100 twarakiriye ubutumwa bwiza, kuko imitima yacu ntikwigwamwe abandi. Nta na kimwe Imana yatwimye, ahubwo tugwana no kubaka ubwami bwacu. Hanyuma iki nico gihe cyo kumenya ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abantu benshi bashimira Imana ko bahawe, ariko uzige no gushimira Imana ko batanze. Hanyuma nitugira umutima ukwigwamwe abandi, Imana izaduha umugisha. Muhaguruke dusenge. Iki nico gihe cyane. Nukoresha igihe cyawe neza, ejo ni heza kuruta uyu munsi. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye umugoroba. Iki nico gihe cyanjye Mwami. Iki nico gihe cyo gusa nawe. Iki nico gihe cyo kugira umutima nk'uwo wari ufite. Iki nico gihe ukwiye guhindura intege nke zanjye zigahinduka imbaraga. Iki nico gihe dukwiye kuva mu gutsindwa tukinjira mu gutsinda. Iki nico gihe dukwiye kukwegera kuruta ikindi gihe cyose, kuko isi y'umwijima irakora ku manywa na nijoro. Iki nico gihe cy'ubumwe bw'abana b'Imana. Iki nico gihe dukwiye kugaragaza urukundo mu bizera. Mwami, tuguciriye bugufi, dusabye imbabazi kuri uyu mugoroba. Utubabarire ko twishe igihe. Satani yabonye icyuho aradusenya kuko twakoresheje igihe nabi. Utubabarire mu izina rya Yesu. Amahirwe yose waduhaye tukayakoresha nabi, utubabarire. Kimwe mu bintu bigenda ntibigaruke, turabizi ko igihe kigiye kitagaruka. Dushoboze kubihuza n'ubuzima bwacu. Mose yaravuze ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kumenya ibi, bari kwita ku iherezo ryabo. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndasenze Mwami ngo iri torero ryateguye intego nziza gutya, Mwami ndasenze ngo bahabwe umugisha. Aba bantu bose babonetse muri iyi minsi ubashoboze gukoresha igihe cyabo neza. Uru rubyiruko Mwami, Satani ye kubariganya, ntibakoresha igihe cyabo nabi. Ubashoboze gukoresha igihe cyabo neza kugira ngo binjire mu mugisha wa Aburahamu, binjire mu masezerano y'abakumvira, binjire mu masezerano y'abakwizera. Twemerere Mwami, twemerere twinjire mu gihe cyacu. Turemeye kudutunganya.
Yeremiya wamutwaye ku nzu y'umubumbyi, abona umuntu ariho arabumba, ibumba ryononekarira mu maboko y'uwari harabumba, icakora iryo bumba ntiyarita, arongera abumbamo ikindi kintu kimeze nk'uko umutima we ushaka. Akenshi tuguhombera mu ntoke. Iyo ugiye gutangirana natwe kudutunganiriza, kwinjira mu migisha iri imbere turakwangira, tuzana impamvu, ariko umugambi wawe uradukunda, wifuza kudutunganiriza ibyiza byose. Niko ijambo rye rivuga mu Bagalatiya ngo Samuragwa iyo akiri umwana aregwa n'abaja n'abagaragu, ariko iyo amaze gutunganywa rwose ahabwa ibye byose. Mwana, birashoboka ko twakurenganyije, ko wadutindije tugaca imanza zitabarika, ariko nuko wifuza kubanza kudukiza ubwana, kugira ngo ibitangaza uzakora tutazabyitirirwa, hazashimwe izina ryawe ryonyine. Dushoboze Mwana, muri uwo kwizerwa iwawe hari ubukire, hari umugisha, hari byose. Nta mpamvu yo kubitwima, turi abana mu rugo, ariko ufite impungenge z'ubugingo bwacu. Dushoboze gusa nawe. Turasenze ngo ijambo ry'Imana ritumurikire hahandi aho umwijima uba, hahandi hatugora, naho tutiziho, wowe haduhishurire, kugira ngo tubone kwinjira mu mugisha wa Aburahamu n'igihe cyacu. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dukoma amashyi twese. Yesu nashimwe. Amen. Reka dukomere n'Imana amashyi menshi. Amen. Ndabona mworoshye ku masura yanyu. Hari ukuntu abantu bumva ijambo rikabageramo bakagenda boroha, muroroshye rwose. Yesu nashimwe. Tutarakomeza nk'uko abivuze, reka turebe umuntu utarakira Kristo nk'umwami mu buzima bwe. Wihangane ntitubisobanure cyane, niba urimo utambuke, bagusabire, bagusengere, wakire Kristo, nawe ube mu bagenzi muri uru rugendo. Turagutegereje ngo utambuke. Niba bataragusengera ngo wakire Kristo nk'umwami w'umukiza ndetse n'ubugingo bwawe, watambuka. Amen. Twikomera amashyi twese. nk'uko Mucyo yarabivuze, no kuri munabarebye Pastor Rwe yaratangiye, sibyo ra?
yaratangiye rwose. aha yaragejeje, Imana imuha umugisha. Yesu ashimwe. Hanyuma nk'uko babibabwiye dutangira saa 11 zuzuye. Abakozi wenda bakora muri leta ndabizi ko saa 9 bazaba barekuye, no kuvuga ngo muzazinduka kurushaho. Yesu ashimwe. Hanyuma ikindi turakomeza kubashimira abagorori mwese kugeza ku munsi wa gatandatu tungana gutya, mureke dushimire Imana yadushoboje. Ubundi buretse Imana yonyine nta muntu watumira iminsi 6 ngo ukimubona, ntibishoboka. Ariko turashima data yuko akiduhaye imbaraga, akidushoboje, akidukumbuza kumva ijambo ry'Imana, kandi turizera neza yuko tuzagera ku munsi wa 8 ubuzima bwacu, ubugingo bwacu bwahindutse, ari mu buryo bufatika, ari no mu buryo bwo mu mwuka, mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ikindi tukibasaba nuko dutumira abandi. Yesu ashimwe. Nimba turyohewe, numba tumva tunezerewe kuba muri bino bikari by'Uwiteka, ugira umuntu kumbuza kuba mu nzu y'Imana. Amen. Imana ibaho umugisha. Reka basabe muhaguruke dusabe umugisha wabateranye, twifurizane umugisha, twifurizanye kugira ngo dusohoke mu nzu y'Imana, ubuzima bwacu bwahindutse mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana ishobora byose nyiribihe. Tugushimiye ko waduhaye imbaraga zo kuba hano ku munsi wa gatandatu. Yaza kuba imbaraga zacu ntago twari kubishobora, yaza kuba urukundo rwacu Mwami ntago twari kubishobora data mwiza. Ariko turabizi neza yuko impamvu turi hano ni imbabazi zawe, impamvu turi hano ni ububasha bwawe, impamvu turi hano data mwiza nuko ari wenyine wabaye mu ruhande rwacu. Dusabiye umugisha umukozi wawe Mwami, mu umugisha pastor, mu umugisha dore aragabaniwe Mwami kubya tugaburiye Mwami Yesu. Nyemerera mbere kwa soka hano Mwami, wongera umwagure data mwiza, umuhe ibyo kugaburira iziriya miliyari zose 6 zitari zabona cyangwa se zitazumva ubutumwa bwiza Mwami Yesu. Siba bonyine dusabiye umugisha from glory to glory worship team kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatandatu Mwami Yesu. Nyemerera ubaha umugisha n'uyu munsi wa gatandatu, ubaha umugisha, ubaha imbaraga, ubakomeze Mwami kuba mu bikari bya Mwami Yesu. Protokole Mwami niko tubasabiye umugisha, abashumba Mwami tubasabiye umugisha, abavuga butumwa, aba glory, aba protokole, abacuranzi, Mana ingeri zose ndetse n'abashyitsi badusuye Mwami. Mbere yuko basohoka hano Mwami Yesu Kristo, rekurushe kubanezeza Mwami no kuba mu bihe byabo data mwiza. Tujye kuva no tugenda, nyemera uburinzi bwa Mwami be ku buzima bwacu. Duhagaritse imbaraga z'umwijima muhozi ku buzima bwacu. Turabizi neza yuko igihe cyose tukwegereye agerageza kugira ngo akutuvaneho, ariko dusabye uburinzi, protection ya Mwami kumwe wese uri muri nonzu yawe, kandi ikiganza cyawe kiza Mwami kitubeho. Reka imitima yacu Mwami ubwo dutandukanye mu buryo bwo turushe gukumbura Mwami kuba mu nzu yawe ku munsi w'ejo, umunsi wo kubana natwe data mwisi umwizo wa gatandatu. Gendana natwe Mwami, ikiganza cyawe kiza Mwami kibe ku buzima bwacu none n'iteka ryose. Amen. Ubuntu bw'Imana bubane namwe na ejo ku munsi wa gatandatu. Shalom.